Hello guys, nongeye kubasuhuza ku bakoresha Dell Equipment. Hari itangazo yongeye gutanga rishyashya rivuga kuri Dell Equipment. Muri makeya bamwe bagiye barisobanukirwa abandi ntibarisobanukirwa, ngo bari kugerageza kwinjira kuri Dell Equipment bashaka gufungura konti zanyu. Bari kubasaba nimero na kode wakoreshaga, asigaye waba warahanze Dell Equipment bakakubwira ngo ni success, ugafungura bagahita bakubwira baguha iri tangazo rimeze gutya. Iri tangazo rimeze gutya ryanditse mu cyongereza, ntabwo umuntu w'umunyarwanda ari kurisobanukirwa neza, ariko uyu mwanya nabashije kuba narishyira mu kinyarwanda muraribona neza uko rimeze. Kanze ndibereke uko riri mu kinyarwanda muryisomere, ariko ntabwo sinamenya neza niba koko ibi bintu ari ukuri. Sinari nafungura mbashe kuba nabitsaho ari amafaranga ibihumbi 10 barimo bagudusaba kugira ngo badukorere recovery ya account ya mbere, tubashe kuba twabikuza amafaranga yacu twari twakoresheje kuri no Dell Equipment. Wowe uri mushyashya kuri YouTube, kanda subscribe, ukore like, utwandikire muri comment niba hari icyo wumva twazakugezaho tukagusobanurira uko bimeze. Wowe kanda subscribe, ukore na like, utwandikire muri comment. Aya mafaranga ibihumbi 10 rero sinari nayishyura, wenda ndebe niba koko recovery barayingarurira, kuko iki cyicaro barimo baravuga ati kigiye kuba cyafunga nyuma y'igihe runaka. Dore nimero turi buze kubitsaho aya mafaranga ya Dell Equipment. Gusa sinari nabikora mfungure ndebe, gusa nuko narindi kugira ngo mbasobanurire rino tangazo nawe uryumve mu kinyarwanda, urebe ni uburenganzira bwawe kuba washyiraho aya mafaranga bagusaba bitewe n'amafaranga wabuze kuri Dell Equipment. Kandi bereke mu kinyarwanda uko iri tangazo ryavugaga, maze urisome witonze ubashe kuba wamenya amakuru neza arambuye. Ngiri mu kinyarwanda uko bagiraga kutubwira. Wowe soma witonze, nurangiza urabona ko batangiye batubwira ati konti yawe irafunzwe, nyamuneka kurikiza intambwe zo kugarura konti yawe no kubona amafaranga yawe. Niba utarangije inzira yo kugarura mu gihe konti yawe izafungwa burundu. Itangazo ryihutirwa yahise itumenyesha ni iri ngiri rikurikira: ku bakoresha bose konti zabo zamaze gukora, nyamuneka komeza uhite ukurikirana uburyo bwo kugarura konti kugira ngo ukure amafaranga yawe kuri konti yawe ya Dell Equipment. Ibikoresho mbere yuko ifunga, ibikoresho mbere yuko ifunga burundu mu Rwanda. Uri kumva ko igiye kuba yakimuka ikaba yajya ahandi hantu, igiye kuba yajya gukorera ahandi hantu. Wowe ubwo uri kumva bashaka uko babishakaga kubitanga, bashaka kugira ngo bake muri umubare barashoyeho ibishoro babashe kuba babitsaho ngo babikuze, babashe kubagarura recovery, kubera urabizi zimaze igihe zidakora, babaye nk'abazifunga nyine kugira ngo bazifungure. Bari kugusaba ari amafaranga yo kugira ngo bazifungure uyinjire. Gusa sinamenya niba atari uburiganya. Gusa hasi mw'iri tangazo bavuze ngo iri tangazo ntabwo ari uburiganya, nibyo ukuri birizewe. Gusa sinabimenya neza nyirizina niba atari ukugira ngo bongere nanone badukurureho ayandi. Uri kubona hari ikibazo wabanza ukabaza abashinzwe ibijyanye n'imikino, kuko hepfo batubwiye ati
urakomeza usome witonze, nurangiza urisharinge ku inshuti zawe nazo zibashe kuba zamenya neza amakuru arambuye kandi mu buryo bwiza bwa nyabyo. Niyo mpamvu rero iri tangazo urakomeza urisome witonze. Sinamenya neza niba koko ko amafaranga yacu bashobora kuyagarura, gusa niba atari uburiganya yaba ari neza pe, yaba ari neza, baba bakoze umuti. Gusa aba ari uburiganya, yaba ari ukugira ngo twongereho andi. Gusa icyo nakumenyesha, niba ugiye kubitsa kuri ino nimero, reba izina ibaruyeho, nurangiza ubanze uyihamagare wumve neza, muvugane n'uyu mwajenti uraba ukubikurije aya mafaranga ibihumbi 10. Muvugane, nurangiza icyo urakora niba atari uburiganya, uhamagare ku cyicaro uvuge ngo ubaze iyi nimero amafaranga ayoherezwaho ku cyicaro. Wibaze ati bimeze gute amafaranga yoherezwaho hano ku bayabikijeho, byifashe gute, bikora gute? MTN igufashe ibe yagira icyo igufashamo, kuko twarajyajwe bibabaje cyane. Niyo mpamvu rero iyi dere ekwipumenti niba yagarutse gutya iri gusaba ibihumbi 10 kandi ikaba igiye kwimuka itari yanatugarurira yacu, sinasobanukirwa neza niba koko ibi bintu ari byo. Gusa nagiraga ngo musobanukirwe iri tangazo mu kinyarwanda, umenye ukuri kwa nyako. Abari kujya bagenda bakubeshya ngo dire ekwipumenti yatanze link nshya, yagize ute, umva ibyo byose, iyo link nshya ni ya yindi n'ubundi urinjiriraho ukaba wafungura. Soma itangazo ni ryose neza, nabashije kuba narishyira mu kinyarwanda kugira ngo mwese murisobanukirwe. Gusa wowe nurangiza kusomera rino tangazo uhite uryohereza mugenzi wawe nawe arisoma risobanukirwe, hatazagira abandi nanone barenzaho andi mafaranga ugasanga nayo barayabanye, ugasanga nabo barayajyanye kuko irimo irimuka. Gusa wowe warebye ino video ukaba ugeze kuri uno munota, ukagukanda subscribe, ukore like, tujye tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.